ishuri ariko mwami iyo umuntu ari mu ishuri abasha kwihangana iyo umuntu ari mu ishuri agira uko yiga kandi agatsinda nyemerera uzamuhe gutsinda nyemerera uzamuhe gutsinda nyemerera azakubone Yesu azabona ukuboko kwawe azabona gukomera kwawe azabona imbaraga zawe azabona ubutsinzi bwawe ndamushyira imbere y'ubwiza bwawe ndamushyira mu biganza byawe nyemerera azakubere mwami umwana umubere umubyeyi nimba nibishaka Theogene washyizeho umwihariko ni iki wasaba abantu tubona muri komenti abantu batubaza bakatubaza bati nibishaka Theogene ibye bimeze gute ese bimeze gute mu by'ukuri nanjye ndahamanya n'umwuka wera ko ari urugamba tugomba kurwana mu buryo bwo mu mwuka tugasenga Imana nanjye ndemera gusenga ariko niki wasaba abakunzi be ndetse na sosiyete yose muri rusange abantu bose ari abari mu Rwanda ari abari mu mahanga diaspora abantu bose bakurikiraga nibishaka Theogene wowe nkawe umukozi w'Imana kubusa ntago ari kubusa abakunzi ba Theogene rero reka mureke twikoremusha mureke turebe mu mifuka watanga 1000 watanga ayo ufite ariko tukareba ko uriya muntu wacu yaburana neza hariya akaburana neza kandi agatsinda yezu cyane Ezra Mpyisi uramuzi cyane uriya muntu yafashaga imitima ya benshi Ezra Mpyisi namukundaga nta n'umuntu si ubundi buriya utakundaga Ezra Mpyisi buriya si yaba arimo abadayimoni koko ni ukuri hari akajambo yigeze kuvuga uzakarebe kuri telefone hahandi ari mu banyeshuri urumva ni ibyishimo cyane bikomeye uriya mukozi w'Imana yakoreye Imana yigishije urubyiruko yigisha abadamu yigisha abapapa yigisha abana ni byinshi bagiye bamukuramo urumva rero nk'umuntu nanjye wamukuyeho ibintu byinshi bikomeye numvishe nezerewe kuba yatashye kandi ndabizi neza ko Imana yamuhaye ubugingo Theogene twahuriye ahantu urumva umuntu aza kumuhamagara ngo agenda amusengere ni ukuri yaragiye aramusengera abantu bakeneye ya mavuta ya Theogene abantu bakeneye ya Mana yari ituye muri Theogene muri make Theogene arakenewe cyane urumva rero abantu benshi hari abantu benshi yafashaga mu buryo bw'umwuka urumva hari abantu benshi yanafashaga no mu buryo bw'umubiri simbizi ariko byashoboka kuko ntago yabona ikintu ngo akirye wenyine simbizi ariko uko namubonye nta mutima mubagira asanga Imana yabibonye ikavuga ati mwana wanjye icyo gitambaro kijyane ariko uyu munsi amavuta nari mfite ndumva nahaswe gusengera abantu cyane bafunzwe karibu rero mukakira imbaraga z'Imana mukakira gukora kwa Kristo kuko Kristo niwe wanesheje Kristo yarabambura nawe uri muri gereza wikwiheba wikwinangira umutima wiva kuri Kristo Yesu ni byose Yesu ni rwo rufunguzo rwonyine ruzatugiza mu bwami bwo bakunzi bacu turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo amahoro y'Imana nabane namwe turaramutsa abanyarwanda n'abari hanze yacyo by'umwihariko diaspora mwese turabasuhuza kandi turabakunda tahandi turi ni kuri chaîne yitwa Imana Irahari TV twongeye kubaramutsa tushima Imana ko tukiri amahoro kandi twizera neza ko namwe mukiri amahoro izina ry'Uwiteka Imana rihabwa icyubahiro hanyuma nkuko mubimenyereye twabazaniye umutumirwa ni mushyashya kuri channel yacu ariko ntabwo ari mushyashya mu by'Imana niko nkunda kuvuga hanyuma turagusaba gukora subscribe no gusharinga iki kiganiro mu gihe cyose ubonye ko ari cyiza wagikunze wowe inkuru nziza ikagera ku bantu bose turakuramukije mu izina rya Yesu Kristo
natwe turabaramukije. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Hanyuma abadukurikiye bakeneye kumenya ngo mbere y'uko dutangira ikiganiro ninde turi kumwe, ndagira ngo bibwire kugira ngo babashe kukumenya. Nitwa Uwambajumukiza Florence. Uwambajumukiza Florence. Uwambajumukiza Florence ni umumama, ni umukobwa, bimeze bite? Ngewe ndebye ndabona wagira ngo uri umukobwa. Birashoboka ko n'abandi nabo bafite uko bakubona, ariko ukuri ni wowe ugomba kukuduhereza, turagira ngo twibwire neza. Ndi umumama w'abana babiri. Florence ni umumama w'abana babiri, birumvikana afite n'umwami kuko nawe ni umwamikazi. Yesu aguhereza umugisha. Hanyuma Florence, ni imirimo ki ukorera Imana? Nzi ko uri umukozi w'Imana, ariko ndagira ngo menye ese wowe umuhamagaro wawe ni uwuhe muri uyu murimo w'Imana? No kuvugira Imana. Ni umurimo wo kuvugira Imana? Yego. Kuvugira Imana harimo kuririmba, kuvugira Imana harimo guhanura, kuvugira Imana harimo kuvuga ubutumwa, harimo ibintu byinshi. Muri make Imana yaguhaye impano yo kuvuga cyane. Ko mbona utuje cyane? Ntabwo nuje. Yego. Iyo ugiye kuvugira Imana uba ugomba kwitonda ukabanza ugatuza. Uba ugomba kwitonda ukabanza ugatuza. Yego. Imana ishimwe, ihabwe icyubahiro. Hanyuma bidatinze rero reka dusenge Imana, dusabe umwuka wera w'Imana kugira ngo abane natwe. Karibu mu isengesho. Imana nziza, Imana ikomeye, Imana igira neza, Imana nyamana, Imana ishobora byose, Imana twizeye kandi Imana twiringiye. Aya masaha Imana turagushimye, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye neza n'urukundo byawe, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye ko ukunda abantu bose baduteze amatwi. Mana nuhimbazwe, nushyirwe hejuru. Aya masaha turasenze cyane ngo weze imitima y'abantu bose badukurikiye mu izina rya Yesu, maze urusheho kubana natwe, imitima yabo Mwami uyirebe uyishimire, urusheho kubagirira neza, urusheho kubana nabo, urusheho Mana kuba bambaye ihema, urusheho kuzamura ibendera ryo kunesha mu buzima bwabo. Mu izina rya Yesu, abafite ibibazo Mana ubikemure mu izina rya Yesu, abarwayi ubakiza, abaremerewe Mana ubature imitwaro bikoreye mu izina ryawe Yesu Kristo. Abafite ibibazo bitandukanye, abarwaje, abafungishije Mwami, abafite ababo bafunzwe Mana, ndakwinginze cyane nubagereho, kuko uri Imana ishobora byose, kuko turabizi neza ko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe Mana. Ngaho ngwino utangirane natwe, gahunda zose zigiye kuba Mana, ururu kubane natwe n'abo ari twebwe, izina ryawe rishyirwe hejuru uhereye none ukageza iteka ryose. Urakoze urakarama. Amen. Ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru muri byose. Imana ishimwe kandi izina ryawe nirishyirwe hejuru. None mukozi w'Imana, ndashaka kukubaza akabazo gatoya. Ntabwo ntituri buze gukora ikiganiro kirekire, ariko nagutumiye kugira ngo nkubaze nk'umuntu nizera ko gihagaze neza, ukiri mu mwuka wera, nk'umuntu nizera ko ukiri mu muhamagaro wawe. Ndashaka kukubaza ikibazo kimwe. Ese iyo umukozi w'Imana afunzwe, agafungwa yenda yakoze icyaha cyangwa se atagikoze, kuko nemera ko byose bishoboka, harya buriya ni nk'iki abandi bakozi b'Imana bagenzi be baba bakwiye gukora mu gihe hari umukozi w'Imana uri mu nzu y'imbohe? Ese ni nk'iki abakozi b'Imana baba bakwiye gukora? Impamvu nkubajije icyo kibazo, nkunda kubona ahanini umukozi w'Imana runaka yafunzwe, baracyamukekaho icyaha ntikiranamuhama, ariko nkabona abantu birukankira kujya kuri kamera bakavuga ngo Imana ishimwe arafunzwe, turaruhutse. Abantu bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, ariko wowe ubibona ute? Nuhe mucyo watanga kuri icyo kintu? Ese abantu bakwiye kubikoraho iki? Bakwiye kubigenza bate? Cyane cyane abitiriwe izina ry'Uwiteka Imana, ni nk'iki bakora mu gihe cyose hari umukozi w'Imana wahuye n'ikibazo cyo gufungwa? Icya mbere, urakoze kandi kuba umbajije ibyo bintu, mbajije ikibazo gikomeye cyane. Nk'uko ubimbajije,
iyo nk'umukozi w'Imana umwe muri twebwe ahuye n'ikibazo ntabwo uba ugomba kubyishimira, ahubwo uba ugomba kumusengera cyane kugira ngo hahandi ari niba ari n'ishuri arimo abashe kwihangana, kuko hari abatabyihanganira. Dusomere muri Bibiliya, dusomere muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa 12. Reka dusome. Imana ishimwe ko noneho wifashishije ibyanditswe, koko wabwiye Imana ngo ize kubana natwe. Reka turebe Yakobo igice cya mbere umurongo wa 12. Haravuze ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abayikunda. Yego, uwo mwanditsi icyo gitabo yari ari mu mwuka w'Imana, kuko abantu benshi dukunda guhura n'ibigeragezo, abantu benshi dukunda kwicira inzira, abantu benshi ugasanga niba mfunzwe ndavayo misengwa. Urumva, abantu benshi niba nzi neza ko umwana wanjye afunzwe mise numva ko byacitse, umwana wanjye ararwaye mise numva ko byacitse, umugabo wanjye arapfuye numvishe ko byacitse. Ugahita uhura n'ikibazo gikomeye, kwihangana wari ufite ugahita ugutakaza. Niba ushatse umugabo akakunanira ukumva ko byacitse, nyamara k'Uwiteka Imana ntabwo biba byacitse. Aratubwiye ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Ese uzabihabwa gute? Uzabihabwa wagiye gutuka mugenzi wawe? Uzabihabwa wagiye kuvuga ati genda giheramo? Senga, urusheho gusenga, usengera umukozi w'Imana. Niba ari mugenzi wawe mwari mufatanyije umurimo, nyemerera umusengere, kuko numusengera muri bya bindi bimwe utari gusubizwa, Imana izagusubiza bitewe n'isengesho wazamuye, bitewe n'umuntu washyize imbere y'Imana. Urumva, reka nkubwire, urumva, njyewe nk'umuntu n'ukuri ntabwo mba numva ko ikibazo cyaba kuri mugenzi wa, mba numva ko nta kibazo mbese cyaba kuri mugenzi wanjye, kandi niyo kimubayeho ndushaho kumusengera cyane, kuko uyu munsi niwe, ejo ni njye. Aho ari nawe ushobora kujyayo. Ntabwo rero wafata amabuye ngo uramutera. Ese uca imanza wowe uri uwuhe? Wabanje ukisuzuma ngo uriya ngo n'ubundi ngo biriya nibyo yari akeneye. Nibyo se koko nibyo yari akeneye? Si byo yari akeneye. Rushaho kumusengera, uvuge ngo Mana bohoza uriya muntu, umukure mu mbohe. Uri kumva, umukura ahantu nka hariya. Ntabwo ari byiza kwishimira ko umuntu yakomeza akaguma hariya hantu ntabwo ari heza. Hariya hantu nubwo utarajyayo wazajyayo ejo cyangwa ejo bundi. Ibyiza ni uko twazajya dusengera bagenzi bacu, abantu bafunzwe, abantu bafite ababo bafunzwe, tukarushaho kubabohora, kuko hari ahantu baba baboshwe pe. Kandi ikindi tukarushaho gusenga. Yego, urakoze cyane. Ati tukarushaho gusenga cyane cyane ko ntawe uhahejwe, buri wese yahagera. None nshaka kukubaza ikindi kibazo, turaza kugirana ikiganiro, ntabwo kiza kuba kirekire, ni gitoya ariko kiraza kugira ibibazo bitari bikeya. Mu minsi yashize hari umukozi w'Imana witwa Nibishaka Theogene wagaragaye kuri social media ahantu hose avuga ko Imana yamutumye, ahanura, avuga ko hari ibyo Imana yamubwiye. Ariko mu nyuma ntungurwa no kumva ngo hari abantu bagize ikibazo, hari abantu bagiranye ikibazo baramurega kugeza ubwo afashwe arafungwa. Sinzi niba ayo makuru warayamenye. abo bantu se ni Satani. Ariko amakuru warayamenye. Ntabwo umuntu w'Imana yakwishimira ko mwene se ajya muri gereza. Yego, ni ukuri. None wowe nkawe Theogene, ubundi Theogene Nibishaka umufata gute
nkawe umufata gute ko twabonye abantu benshi bamuvugaho ibintu byinshi bitandukanye ariko wowe nkawe nk'umukozi w'Imana Theogene umufata gute? Ngiye bitewe nuko namubonaga nk'umuntu usenga pe. Yego. Ni ukuri. Theogene ari mu Imana. Abantu bavuga rero ngo nta mana afite sinzi ahantu babikura. Yego. Uyu munsi nateguye ikintu gikomeye cyo gusengera abantu nka Theogene. Imana ishimwe. Abantu bafite ababo bari muri gereza. Hari na komantere nabonye kuri Ukuri TV. Yego. Nayo reka tuyivugeho naho bagende banakande subscribe, like ndetse na comment. Yego. Sorry, urumva? Umuntu avuga ngo tumurangire ahantu ngo Theogene afungiye. Yego. Uradufasha ubibabwira? Yego, ndabibabwira. Ikindi bari kuvuga ngo hari ababo bafunzwe tubasengere babashe gufungurwa. Ni ukuri iki kintu nagitekerejeho cyane ndetse nanagitekerejeho igihe kinini. Ndavuga ati reka njye nkubita isengesho rigende rigere no kuri ku bafunzwe, isengesho rigere ku bantu bafite ibibazo. Imana ibagire neza, ibatabare, ibakure mu rungabangabo. Arega hari abantu Theogene twahuriye ahantu, urumva, umuntu aza kumuhamagara ngo agende amusengere. Ni ukuri yaragiye aramusengera. Abantu bakeneye ya mavuta ya Theogene. Abantu bakeneye ya mana yari ituye muri Theogene. Muri make Theogene arakenewe cyane. Urumva rero abantu benshi hari abantu benshi yafashaga mu buryo bw'umwuka. Urumva hari abantu benshi yanafashaga no mu buryo bw'umubiri. Simbizi ariko byashoboka kuko ntago yabona ikintu ngo akirye wenyine. Simbizi ariko uko namubonye nta mutima mubagira. Yego. Icyo nicyo cy'umwihariko. Uti ndasengera abantu bose bifitanye isano n'igitambaro waza uteze. Wifatanyije nabo. Ndimo ndareba iki gitambara nkabona kijya kugira kureri k'iyo abantu bari imageragere nk'imyenda bambara. Hari ahantu ho byaba bihuriye. Wasanga Imana yabibonye ikavuga ati mwana wanjye icyo gitambaro kijyane. Yego. Ariko uyu munsi amavuta nari mfite ndumva nahaswe gusengera abantu cyane bafunzwe. Karibu rero. Mukakira imbaraga z'Imana, mukakira gukora kwa Kristo kuko Kristo niwe wanesheje. Kristo yarabambura bamburwa. Nawe uri muri gereza wikwiheba, wikwinangira umutima, wiva kuri Kristo. Yesu ni byose. Yesu ni rwo rufunguzo rwonyine ruzatugiza mu bwami bwo mu ijuru. Nimuze turusheho kumwegera, nimuze turusheho kwihangana. Aho hantu uri nyemerera wihanganira ibikugerageza. Yewe mubyeyi ufite umwana wafunzwe, ufite umusore wafunzwe, ufite umugabo wafunzwe, nyemerera wihangane. Igihe nikigera ndabizi neza ko umwana wawe azava muri gereza. Ndabizi neza ko Imana igiye gutanga imbabazi abantu bavuganye nayo. Baraje Haleluya. Uburetse uraje ubibone. Ni ukuri. Abantu bavuganye n'Imana. Imana igiye gukora imirimo n'ibitangaza. Abantu bazi ko bafite nzay'Imana. Baraje babone igisubizo cy'Imana. Wowe senga cyane, ugume mu mwanya wo gusenga, ukomeze ukora ibyo gukiranuka, wera imbuto zikwiriye abihannye. Imana iraje kugirire neza. Imana iraje kwambike wa mwenda mwiza utariho ikizinga. Imana iraje guteturure. Wowe mukobwa uheze ku ishyiga, Imana iraje gukure ku ishyiga mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro iraje kugirire neza mama, iraje kugirire neza papa. Imana y'amahoro iraje kugirire neza iguhe ibyo wifuzaga byose. Imana y'amahoro iraje. Haleluya.
haleluya. Imana y'amahoro, reka nkubwire, ntago ndi muri bimwe by'abandi baguruka, ariko ndumva ndi mu mavuta. Imana ishimwe, ndumva ndi mu mavuta, ndumva ndi mu mavuta y'Imana, ndumva Imana hari icyo igiye gukora ku buzima bwawe, ndumva hari icyo Imana igiye gukora, hari icyo Imana igiye gufungura. Ndi mu mavuta ni ukuri. Imana izahora ari iyo kwizerwa mu buzima bwawe mama, Imana izahora ari iyo kwizerwa mu buzima bwawe papa. Nyemerera wizere Uwiteka, kuko Yesu nahoze nkubwira ngo Yesu niwe ufite urufunguzo rwonyine ruzakwambutsa ruriya ruzi, ruzakwambutsa hariya, ruzakwambutsa kwa Porowoni, rukakwambutsa muri rya soko ry'imburamumaro, rikakwambutsa hariya hose, hariya kwa Gihanda. Imana y'amahoro ntihabwe icyubahiro. Imana, reka nkubwire, egera Yesu cyane, egera Kristo cyane. Yesu yarabambwe turabamburwa. Yesu ndamukunda cyane. Yesu tuba turi kumwe, duhora turi kumwe iminsi yose, kuko yaravuze ngo aragiye ariko ntadusize nk'imfubyi. Amen. Imana ihabwe icyubahiro, ngo adusigiye Mwuka Wera. Nukuri mbifurije Mwuka Wera. Umuntu wese uri muri gereza, umuntu wese ufite umuntu we ufunzwe, mwifurije kugira Mwuka Wera, kuko Mwuka Wera iyo umufite aguha kwihangana, akaguha gukomera, akaguha gushikama, akaguha kurwana ugatsinda, akaguha kunesha ibintu byose bikugerageza. Haleluya. Akaguha gushikama mu bana, ugashikama ku mugabo, ugashikama mu baturanyi, ugashikama mu nzira, ugashikama ukaririmba, ugashikama. Mbese Mwuka Wera umufite ntacyo ubasha gukena, ntacyo wamuburana, kuko Yesu ajya kubivuga yasanze Mwuka Wera arusha ibindi byose dukeneye. Amen. Amen. Ndumva kari agaciyeho Pasika, ariko ndumva ndi mu mavuta. Imana ishimwe. Uti wowe ufite umuntu ufunze ugire Mwuka Wera, kuko Umwuka Wera niwe ufite urufunguzo cyane, arafungura, nta hantu na hamwe atafungura. Kandi ukomeje ku kintu cyitwa ngo hari abantu bagiye guhabwa imbabazi. Ese hari amakuru waba ufite Imana yaba yaraguhaye ku bantu bari mu nzu y'imbohe? Ko numva hari akantu wadukinze, hari akantu dukinze. Amakuru mfite nuko nabonye, kuko mfite mukuru wanjye nanjye ufunzwe, nkagira na musaza wanjye ufunzwe. Nabonye rero hari abantu benshi afungurwa na nabo. Yego, ari mukuru wanjye ari na musaza wanjye. Ariko nanone ndararikira umuntu wese ufite umuntu ufunzwe, ni ukuri ndabinginze nimubagereho, kuko hari ahantu baba bananiwe pe. Hari ahantu ntacyo kurya, ntacyo kunywa, mujye mugerageza niyo wamuha basi 1000, niyo wamugeraho ukamuhumuriza, arabifata cyane, akabiha umwanya, akabitekereza, akareba uwo muntu wafashe uwo mwanya akajya kumusura. Pasika, abaye ari nkanjye ugusuye, uzi ko hari abantu benshi bamaze kwiheba bo muri gereza. Ni ukuri, ni ukuri Imana igira icyo yakora. Hari abantu benshi bihebye kubera ko bafata nkaho n'abavandimwe bagira, kandi babafite. Wowe ufite umuntu ufunzwe, gerageza basi niyo nta mafaranga waba ugiye kumuha, ariko umugereho. Icyambere ni umutima mwiza, mugereho, umuhumurize, umuhe
urugero rwo kwihangana, kuko abantu benshi twabonye ba nyogokuru ba sogokuru ukuntu bagiye bubaka ingo zabo, ukuntu zagiye zikomera ingo zabo, ibintu byinshi bagiye bahuriramo, ariko muri ibyo byose habayeho mu kwihangana. Iyo bataza kwihangana ntibari kuzubaka. Papa wawe iyo ataza kwihangana, mama wawe niyihangane, nyogokuru wawe niyihangane, sogokuru wawe niyihangane, buriya ntibari kubaka. Ni Imana yabahaye, ibaha ikintu cyitwa kwihangana. wowe uremerejwe n'ibibazo bitandukanye, uremerejwe n'umugabo, ukaremerezwa n'umugore, ukaremerezwa n'umwana wabyaye, icyo nkubwiye cyo ni ukwihangana ukisunga Uwiteka, kuko Uwiteka niwe ufite byose ku buzima bwawe. Amen. Amen. Icyo nabasaba rero ni ukuzajya mugenda ni ukuri mugahumuriza abana banyu, mugahumuriza abatware banyu, mugahumuriza abakobwa banyu, mugahumuriza inshuti n'abavandimwe. Buriya n'izindi mfungwa iyo zibonye n'abantu baje, baba bumva imitima yabo ibohotse. Yego, baba bumva imitima yabo ibohotse cyane, baba bumva imitima yabo ibohotse. Hanyuma mukozi w'Imana, wari wavuze ngo uhagurutse mu gihe nk'iki, uhagurukijwe n'Umwuka Wera, ufite gahunda yo gusengera abantu bafunze. Urangije wongeraho aka kantu, uravuga uti ndasengera abantu bafunze, ariko by'umwihariko nibishaka Theogene. Nimba nibishaka Theogene washyizeho umwihariko, ni iki wasaba abantu? Tubona muri komenti abantu batubaza, bakatubaza bati nibishaka Theogene ibye bimeze gute, ese bimeze gute? Mu by'ukuri nanjye ndahamanya n'Umwuka Wera ko ari urugamba tugomba kurwana mu buryo bwo mu mwuka, tugasenga Imana. Nanjye ndemera gusenga, ariko ni iki wasaba abakunzi be ndetse na sosiyete yose muri rusange, abantu bose, ari abari mu Rwanda, ari abari mu mahanga, diaspora, abantu bose bakurikiraga nibishaka Theogene? Wowe nkawe umukozi w'Imana ufite ifuhe ryinshi, udakeneye ko abantu b'Imana baba muri gereza, ukaba uhagurukiye kubasengera, ni iki wabasaba? Theogene agiye kuburana, ariko ni iki wabasaba mbere y'uko agezwa mu rukiko? Icya mbere reka nihereho nuko ndamusengera, yego, nkamubohoza, urumva, nkamuha uwo kumuburanira, kuko uwa mbere ni Kristo. Yego. Yesu atabonetse ntawamuburanira, Yesu atabonetse ntawagera muri ruriya rubanza. Gusa ikintu nasaba abantu, yaba bo hanze, yaba babandi baba mu bihugu bitandukanye bamukurikiraga, cyangwa bo mu Rwanda, icyo nabasaba, inkunga ya mbere buriya Pasikari ni amasengesho. Nibamusengere tuzarebe ko yava muri gereza. Ni ukuri abantu benshi turamukumbuye, arakumbuye Theogene. Urabona ko no muri komenti abantu benshi baba bamukeneye. Cya mbere ni ugusenga, ikindi tugashaka n'amafaranga. Ereka n'amafaranga arakenewe, urumva, n'amafaranga arakenewe, kuko umuntu uzajya kumuburanira ntabwo azajya kumuburanira ku busa, ntabwo ari ku busa, ntabwo ari ku busa. Abakunzi ba Theogene rero, reka mureke twikore musha, mureke turebe mu mifuka, watanga 1000, watanga ayo ufite, ariko tukareba ko uriya muntu wacu yaburana neza, hariya akaburana neza kandi agatsinda. Yego, urakoze cyane. Mu kanya kuri uyu munsi, amasaha nk'aya ngaya, numvise mbonye inkuru iri gucicikana mu bitangazamakuru kandi byizewe, ivuga ko nyakubahwa Pastori Ezira Mpyisi amaze kwitaba Imana. Sinzi niba umuzi, niba wamukurikiranaga. Uriya muntu ndamuzi cyane. Ezira Mpyisi uramuzi cyane? Uriya muntu yafashaga imitima ya benshi. Ezira Mpyisi namukundaga. Nta n'umuntu si ubundi buriya utakundaga Ezira Mpyisi, buriya si aba arimo abadayimoni koko? Ni ukuri.
hari akajambo yigeze kuvuga uzakarebe kuri telefone, hahandi ari mu banyeshuri niba bari bambaye, niba bari bagize ute, ariko kariya akavidewo kakoze ku mitima ya benshi, ati ubaye uri umukene uzapfa. Ushobora gusoza nonaha ukapfa. Biriya bintu ntuzaye ziriya mpyisi, ngewe namukundaga. Ikindi yari umugabo, yari umudivi, ariko yari umuntu ukijijwe, ni ukuri. hanyuma iyo nkuru wayakiriye ute, wayumvise ute mu mugoroba nk'uyu? Ntago inkuru yo gupfa kwa mpyisi ni byiza, kuko ni byiza gutaha, sibyo? Kuko yarashaje, aho nanone aho kugira ngo akomeze ababarira hariya, ntago tuvuze ko yari mu buzima bubi, yari mu buzima bwiza rwose. Imana imuhaye gutaha neza, ariko njyewe nishimye, ntago nababaye. Abababaye nabo barimo dayimoni. Nese bagiraga ngo azagira imyaka 200 se, niba yapfuye afite imyaka 100 urumva ni ibyishimo cyane bikomeye. Uriya mukozi w'Imana yakoreye Imana, yigishije urubyiruko, yigisha abadamu, yigisha abapapa, yigisha abana, ni byinshi bagiye bamukuramo. Urumva rero nk'umuntu nanjye wamukuyeho ibintu byinshi bikomeye, numvishe nezerewe kuba yatashye, kandi ndabizi neza ko Imana yamuhaye ubugingo. Urakoze cyane, urabizi neza ko Imana yamuhaye ubugingo. Hanyuma twihanganishije umuryango wa Ezira Mpyisi, turihanganisha abadivantisite umunsi wa 7 bose, turihanganisha inshuti ze, diaspora muri rusange, abantu bose bakurikiranaga Ezira Mpyisi. Ariko nanone ntabwo dukwiye guheranwa n'agahinda, dukwiye kunezezwa nuko Uwiteka yacyuye umugeni kandi yatashye neza atandavuye. Kabamo rero kubwira abantu ko Yesu atari yaza, urupfu rwaza. Tube maso kandi dusenge, kuko iwacu sino, iwacu ni mu ijuru, niyo gakondo y'abizera bose. Hanyuma urakoze cyane mukozi w'Imana, reka ngusabe kugira ngo noneho tugana ku musozo usenge. Ndabizi ko wari uri gusenga usengera nibishaka Theogene. Ubu rero ndagira ngo usenge usaba, ugira icyo usaba Imana. Uri na hano kuri kamera, nzi ko ntacyo bigutwaye, nta n'isoni ufite, ntacyo bitwaye. Gusa ndakwizeza ko abantu benshi muri kumwe, abantu benshi bafatanije nawe, tubabarane n'abababaye, twishimane n'abishimye. Kandi Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, barasenze, ntabwo barekeye aho. Nawe ari gusenga, natwe dukomeze tumusengere. Aho abantu bari hose turabizi ko Uwiteka Imana azamutugarurira. Karibu n'isengesho. Mana y'amahoro, Imana nyamana, twongeye kugaruka imbere y'ubwiza bwawe Mana, twongeye kunezererwa mu mitima yacu. Aya masaha Mwami, twongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, twongeye kugupfukamira Yesu. Waravuze ngo tubeho maze tubaho. Yesu, ndagushimiye cyane, ngushimiye ko warinze imibiri yacu, karinda imiryango yacu, karinda ubugingo bwacu, karinda abadukurikiye, abana babo Mana, abatware, abadamu, abana. Yesu, warabarinze, wabaye mu ruhande rwabo. Nuhimbazwe, nushyirwe hejuru Yesu. Haleluya. Aya masaha Yesu, nyemerera ukomeze ubane natwe,
unyemerere ukomeze utwambike imbaraga. Twahoze dusoma ijambo ryawe ritubwira ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Yesu ndakwinginze cyane, Yesu ndagutakiye, nyemerera uturemeremo ikintu cyo kwihangana, nyemerera uduremeremo ikintu mwami cyo kwihanganira ibitugerageza, kuko nitumara kwemerwa aribwo uzatwambika ikamba wasezeranyije Yesu abagukunda, irya rindi wasezeranije abakwemera bose, rya rindi wasezeranije abera imbuto zikwiriye abihannye, za zindi rya rindi wasezeranije ba bandi baba imbere yawe cyane, ba bandi bafasha, ba bandi bihanganye bakaba maso, bihanganye bakihanganira bya bindi, yaba bagenda bakihangana, mu baturanyi bakihangana, Mana mu rugo rwabo bakihangana. Yesu ndakwinginze cyane, nyemerera wongere uturemeremo icyo kintu cyo kwihangana turagikeneye Yesu. Haleluya, habwa icyubahiro Yesu, shyirwa hejuru nyagura ku ngoma. Nongeye kuza imbere y'ubwiza bwawe, ndasengera abantu batatu. Uwa mbere ni Theogene. Yesu ejo bundi azaburana, Mana ndakwinginze cyane, nyemerera bari wowe umanukirayo mbere y'ibindi byose, unyemerera ugenda uture hariya hantu ari Mana uhamanukire, hariya hantu ari Mana ugenda ubeyo, urushaho kuba mu mitima ya bariya Yesu, urushaho nawe kumumanukira, ugenda wongera umuturemo, ugenda wongera wubaka akantu muri we, mu izina rya Yesu. Waravuze ngo namara ririya ni ishuri, ariko mwami iyo umuntu ari mu ishuri abasha kwihangana, iyo umuntu ari mu ishuri agira uko yiga kandi agatsinda. Nyemerera uzamuhe gutsinda, nyemerera uzamuhe gutsinda, nyemerera azakubone Yesu, azabona ukuboko kwawe, azabona gukomera kwawe, azabona imbaraga zawe, azabona ubutsinzi bwawe. Ndamushyira imbere y'ubwiza bwawe, ndamushyira mu biganza byawe, nyemerera azakubere mwami umwana, umubere umubyeyi, nyemerera Yesu uzamubera byose ku buzima bwe, mu izina rya Yesu. Ubwo tuzabona uriya mukozi w'Imana afunguwe Yesu, tuzavuga kugira neza kwawe, tuzavuga gukomera kwawe, tuzavuga imbaraga zawe, tuzavuga imirimo zawe, tuzavuga mwami kugira neza kwawe. Ngaho niwigaragaze, wiyerekane, umurinde amenyo y'abasetsi, abamwishima hejuru babone ko hari iyo yakoreye, mu izina rya Yesu Kristo. Abanzi babakorwa n'isoni, Mana ibyamumwazaga byose maze bikorwa n'isoni, mu izina rya Yesu. Mwirukanyeho dayimoni w'umwihebeshi, mu izina rya Yesu. Mwirukanyeho ikitavuga Imana ku buzima bwe, mu izina rya Yesu. Nyemerera urwanye ibimurwanya, higa ibimuhiga, naniza ibimunaniza, nesha ibimunesha, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe tukabamburwa rimwe. Yesu ndagushimiye cyane, ngushimiye ko hari icyo ukoze, ngushimiye ko hari icyo ukoze ku buzima bw'uriya muntu, ngushimiye ko mwami hari benshi ugiye gutabara, ngushimiye ko hari benshi ugiye gukura mu magereza, ngushimiye ko hari benshi ugiye gufungura, mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu bose, yaba
ababyeyi, abakobwa, abasore, abapapa, ufite umwana wese ufungiye hariya hantu, ufite umubyeyi, ufite umugore, ndabasengera cyane, ndasengera umubyeyi cyane wavuze ngo afite umwana ufunzwe, ngo nawe tumusengere maze afungurwe. Mana, ndasenze cyane kugira ngo mwami gukora kwawe kugende kuzenguruke hariya hose mu magereza yose mwami, maze utange imbabazi ku bantu bawe, maze utange imbabazi ku bakozi bawe, maze utange imbabazi mwami ku bantu bose bategereje mwami manda yawe. Ndasengera abantu bose Yesu bafite ababo bafunzwe, bahe gufungurwa mu izina rya Yesu. Akira gufungurwa, akira gufungurwa, akira gufungurwa, akira gufungurwa, akira imbaraga ziturutse ku Uwiteka, akira imbaraga ziturutse ku Uwiteka mu izina rya Yesu. Akira, akira, tega ibiganza wakire, Imana irakugirira neza. Tega ibiganza mu izina rya Yesu, nutega ibiganza mu izina rya Yesu, Imana irakugirira neza, Imana irabohora uwawe, Imana irabohora uwawe mu izina rya Yesu. Umuntu wese wari uri mu nzu y'imbohe, Imana iramubohora mu izina rya Yesu. Tega ibiganza, vuga ngo Mana aramubohoye, vuga ngo Mana, Imana iramubohoye, vuga ati Mana ndakiriye, nakiriye gukora kwawe, nakiriye imirimo n'ibitangaza byawe, nakiriye imbaraga ziturutse iwawe mu ijuru. Habwa icyubahiro, shyirwa hejuru. Wowe urwaye mwifurije gukira mu izina rya Yesu. Wowe ufite ibibazo bitandukanye, wowe ufite imitwaro uremerejwe nayo, akira kuyitura mu izina rya Yesu. Mana, ndasengera umuntu wese utarakira agakiza, muhe kwakira agakiza, muhe kwakira agakiza, muhe kwakira agakiza. Umuntu wese utarakizwa, muhe gukizwa mu izina rya Yesu. Habwa icyubahiro, shyirwa hejuru, shyirwa hejuru ko hari icyo ugiye gukora, shyirwa hejuru ko ugendagenze mu magereza yose. Habwa icyubahiro muri byose. Ngwino ubane natwe twese, komeza ubane n'abana bacu, ubane n'abatware bacu, urusheho kubiyereka kandi ugira icyo ukora mu mitima yacu ni mu mitima y'abantu bakurikiye Mwami ry'Ukuri TV ndetse n'iyi Imana Irahari TV. Habwa icyubahiro, shyirwa hejuru kuko uri Imana yumva gusenga, ukaba hari icyo ugiye gukora, hari icyo ugiye gukora ku mitima ya benshi kandi ugeze no mu ngo. Shyirwa hejuru mu izina rya Kristo Yesu wabambwe. Amen. Nimero yanjye ni 07 2 2 08 127 5. Yesu. MTN ni 07 90 39 68 27. Imana ikomeze kubaha umugisha. Umuntu wese wakwifuza ko twasengana ni kuri izo nimero, kandi Imana yazatugira neza igakomeza ikagura ubwami bwayo kandi tukarushaho gushyigikirana mu izina rya Yesu. Amen.